ni ukuvuga ngo tubonyemo ko hari ibintu bitagomba gukoreshwa. Twabonyemo nk'ahangaha ko pakimaya, ruvire, amatafari, umucanga, insenda, imibirizi cyangwa se n'ibindi byatsi. Tubonamo urumogi, tubonamo mugo, tubonamo kokayine, heroyine, umubirizi, tubonamo rwiziringa ndetse n'ibindi bintu byinshi, za petroli abantu bakunda gushyira mu nzoga. Nyine ibyo byo tubona ko bitemewe kubishyiramo. Noneho turongera tunabona yuko zino za sanitizer, zino za alcohol zo mu nganda, metanol, alcohol bogesha mu ntoki cyangwa se zo kwa muganga, nazo ntabwo zemewe gukoreshwa mu biribwa. Harimo ahantu ushobora gusanga mu maresitora rwose, nka resitora wajyaga mu byo babikoreshaga babyamaganye. Ahangaha tubonamo ko ni ibintu byinshi hano biri muri iri tangazo. Tubona inama bagiye banatanga, buri munyarwanda wese nyine agomba kumenya, yaba n'abashaka abatetsi cyangwa se abantu baba bashobora gutanga amafunguro mu bukwe, gusaba no gukwa, aho hose aho bagomba gusaba uruhushya. Tubonamo ibintu kandi subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Abantu banjye muramumize neza. Hano bari dufashe nk'ibisanzwe, murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None ahangaha rero minisante cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima imaze kubishyira ahagaragara itangazo, ubutumwa bureba buri munyarwanda wese, buri muntu wese ava akagira hahurira n'ikinyobwa cyangwa se ikintu cyose gisukika kibasha gushyirwa mu nda kikaramira umuntu. By'umwihariko noneho zino nzoga za gakondo cyangwa se n'imitobe, ibinyobwa byose bya gakondo biba bitakorewe mu nganda. Muhawe ikaze rero, tugiye gucamo twirukanka cyane turebe ese ngira ngo mwagiye munabona mu minsi yashize hari abantu bagiye bapfa, abandi bakarwara, abandi bagahita bakurizamo ubumuga cyangwa se bakabura bimwe mu bice by'ingingo cyangwa se bimwe bikangirika kubera gushaka amafaranga kuri iki gihe, kuko umuntu aremera agacuruza n'uburozi ariko amafaranga akayabona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba bwiza cyangwa ubu. Muhawe ikaze, tugiye gucamo twirukanka turebe. Ni ukuvuga ngo hano nubwo ibinyobwa n'ibiribwa bya gakondo bimaze imyaka myinshi bikoreshwa mu Rwanda, hari igihe usanga n'ubundi bitunganywa mu buryo budakurikije isuku cyangwa hakongerwamo ibintu bishobora guteza ubushobozi cyangwa izindi ndwara. Niyo mpamvu rero ngombwa kumenya aya mabwiriza no kuyubahiriza. Ngiye kwita mbanyuriramo vuba ahangaha, ni birebire ariko ngiye kugerageza nyine ncemo gakeya ntanyujijemo idatinze cyane. ngira ngo nkubwire ngo niba rwambigeze kuri YouTube channel umuntu wanjye, kanda subscribe ufungura zigira tuye tubane igihe cyose. Noneho uhasanzwe kandi nawe mushyashya kanda like, asigaye no video kugera ku bantu benshi, turokore abanyarwanda benshi, dufashe abantu benshi, sibyo twagiye. N'ubuvango aya mabwiriza mbere na mbere ikintu amaze, aya mabwiriza agamije kunoza uburyo bwo gutegura, gutunganya, kwenga, kubika no gukoresha ibiribwa n'ibinyobwa bya gakondo bikoreshwa mu rugo. Nukuvuga ngo ibi birimo ibinyobwa n'ibiribwa nk'ubushera, ikigage, urwagwa, amarwa, umutobe w'imbuto, juice z'imbuto zitunganyirijwe mu rugo, inzoga z'ibitoki, inzoga z'amasaka, inzoga z'ibigori, ikivuguto gikozwe mu rugo n'ibindi binyobwa cyangwa ibiribwa bya gakondo bikorerwa mu ngo. Nuvuga ngo intego nyamukuru ni ukurinda abaturage kurya cyangwa kunywa ibiribwa, ibinyobwa byanduye bishobora guteza indwara ziterwa n'ibiribwa byanduye, uburozi, ubumuga, guhumeka nabi bitewe n'uburozi, gutakaza ubwenge cyangwa se ndetse rimwe na rimwe bikaba byateza n'urupfu. Nk'uko twagiye tubibona mu ntara y'Iburasirazuba, hari bamwe bagiye babura ubuzima kubera mwumvishije bari ibiribwa mu bukwe bagapfa, abandi bakanywa inzoga. Twagiye tubona nk'uko mwumvishije ko harimo abashyiramo amatafari na za ruvire. Kubahiriza aya mabwiriza bizafasha kurengera ubuzima bw'umuryango, abashyitsi ndetse n'abitabiriye ibirori. Hano harimo ibintu bikomeye tugiye kurebera hamwe. Nuvuga ngo aya mabwiriza ushobora kwibaza ngo agenewe bande. Nuvuga ngo amabwiriza agenewe abantu bose batunganya ibinyobwa cyangwa
ibiribwa bya gakondo bikorerwa mu rugo. Harimo nuvuga ngo harimo abenga urwagwa, abenga ikigage, abategura ubushera, abakora imitobe, abategura amarwa, abakora ikivuguto, imiryango itegura ibinyobwa byo kwakira abashyitsi, abategura ibinyobwa mu bukwe, abategura ibinyobwa mu gusaba no gukwa, abategura ibinyobwa mu birori byo kwita izina, abategura ibinyobwa mu minsi mikuru n'abanywa ibyo binyobwa. Ariko aya mabwiriza ntareba abakora ibinyobwa cyangwa ibiribwa bigamije ubucuruzi. Bwo ahangaha nuvuga ngo ni wa muntu ufite icyangombwa, ubwo nivuga icyangombwa ngumve ni uruganda nyine, ni nk'inganda ahangaha zikora ibi bintu bagamije kuza gucuruza. Noneho bakomeje bavuga ngo abakora ubucuruzi bagomba gukurikiza amabwiriza yihariye atangwa n'inzego zibishinzwe zirimo Rwanda FDA, Rwanda Standard Board, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB, Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego zemewe n'amategeko. Nuvuga ngo ibyemewe gukoreshwa mu gutunganya ibinyobwa n'ibiribwa, nuvuga ngo harimo no gutunganya ibiribwa cyangwa ibinyobwa bya gakondo. Hagomba gukoreshwa ibintu bifite ubuziranenge. Mbere na mbere hagomba gukoreshwa amazi meza. Aya mazi ashobora kuba amazi yasukuwe, amazi atetse, amazi y'imiyoboro yizewe cyangwa andi mazi yemewe kunyobwa. Ibinyampeke ebyo bigomba kuba bifite ubuziranenge. Urugero katubari amasaka meza, ibigori byiza, umuceri mwiza, uburo bwiza, ingano nziza n'ibindi binyampeke bidafite uruhumbu cyangwa se byajeho urubobi. Ntibigomba kuba byarahungiwe hakoreshejwe imiti yica udukoko isigaye ku binyampeke izwi nka DDT. Harimo n'abajyaga bayikoresha barimo kwivura ise, indwara yitwa isi cyangwa se indi miti ishobora kugira ingaruka ku buzima. Nuvuga ngo ibitoki bigomba kuba byeze neza kandi bitaraboze. Imbuto zigomba kuba ari nziza kandi zidafite uruhumbu. Ubuki bugomba kuba ari ubw'umwimerere butavangiyemo indi misemburo. Ibikoresho byose sasa bigomba kuba bisukuye, bidafite ingese, bibitswe ahantu humutse hatarimo imbeba, inyenzi, isazi cyangwa se udukoko cyangwa ivumbi. Uvuga ngo ibi byose nta na kimwe kigomba kuba kibarizwa aho hantu n'ubundi habitswe ibyo bintu. Noneho ibitemewe rero gukoreshwa ahangaha, hari ibintu bibujijwe burundu na rimwe ku buryo ahangaha banabiguhanira. Uvuga ngo nta na rimwe hagomba gukoreshwa, aka kantu mukitondere, nta na rimwe hagomba gukoreshwa metanol. Metanol ni ikinyabutabire kirangiza iyo kigiye mu mubiri. Alukoro zo mu nganda, ibaze nyine nawe ikintu bashyira mu nganda. Uvuga ngo metanol, alukoro zo mu nganda, etanol itagenewe kunyobwa, hand sanitizer ya sanitizer upuriza mu ntoki kica udukoko, alukoro bogesha mu ntoki, alukoro zo kwa muganga. Birabujijwe kandi gukoresha lisansi, mazutu, peteroli, gaze, kerosene cyangwa ikindi kintu cyose gikomoka kuri peteroli. Ibi ngibi byose bamwe harimo n'ababishyira mu nzoga. Noneho kandi bakomeje bavuga ngo birabujijwe kandi kongeramo ibiyobyabwenge cyangwa ibindi biyobyabwenge bihindura umwimerere w'ikinyobwa. Urugero mugo ni ikiyobyabwenge. Urumogi nacyo ni ikiyobyabwenge kinywebwa hakoreshejwe umwotsi cyangwa se no mu bundi buryo. Umubirizi, ibi ni ibyatsi gakondo bakunze guha inka z'amatungo. Idoma, kokayine nayo ni ikiyobyabwenge. Heroine nayo ni ikindi kiyobyabwenge. Iri tabi rimuzi batumura za berega n'amafege. Rwiziringa nayo ni ikiyobyabwenge, ni icyatsi kijya kumera nk'urumogi, nacyo baragihinga nk'uko bajya babivuga n'ubundi. Taramodoro, diazepam, morphine, crystal meth ndetse n'ibindi biyobyabwenge. Uvuga ngo ibi byose nta na kimwe cyemewe gukoreshwa muri ibyo ngibyo. Noneho ntibyemewe kongeramo imiti yongera ubusinzi, imiti ivura abantu, imiti y'amatungo,
imiti yica udukoko cyangwa ibinyampeke, ibinyabutabire ibyo ari byo byose. Noneho bakomeje bavuga ngo ntibyemewe kandi gukoresha ibitoki byaboze, amasaka yangiritse, ibigori byangiritse, ibinyampeke bifite uruhumbu, itaka, umucanga, ivu, amatafari cyangwa ibindi bintu bitagenewe kuribwa. Ngira ngo mwagiye mwumva yuko hari ahantu bavuga ngo bakoresha amatafari kugira ngo inzoga itukure, bagashyiramo na supadipe kugira ngo inzoga itukure. Hari naho mwagiye mwumva bavuga ngo bashyiramo insenda cyangwa se bagashyiramo n'ibindi bintu nyine ushobora gutuma usobaho ukumva uri kwikumbura. Ni ukuvuga ngo imisemburo y'inganda nka pakimaya, revayire, paking yester, instant yester, bresha yester nayo ntiyemewe mu gutunganya ibinyobwa bya gakondo. Noneho hano tugikomeje bakomeje bavuga ngo isuku ni ingenzi cyane mbere yo gutangira gutunganya ibiribwa cyangwa ibinyobwa. Karaba intoki neza ukoresheje amazi meza n'isabune. Nanone uzongere uzikarabe nyuma yo gukora ku biribwa bibisi, nyuma yo kuva mu musarane, nyuma yo gukorora cyangwa kwitsamura, nyuma yo gukora ku matungo, nyuma yo gukora ahantu handuye. Ibikoresho byose bigomba gusukurwa mbere na nyuma yo kubikoresha. Urugero hano bavuze ngo ibibindi, amasafuriya, ibikombe, ibirahure, ibyuma, amakoro, indobo n'ibindi bikoresho byose aho mutunganyiriza hagomba kuba hasukuye, hahumeka, hatagira ivumbi, hatagira amazi yanduye, hatagira imbeba, hatagira isazi cyangwa se hatagira n'udukoko. Gutunganya ibiribwa ntibigomba kuvangwa uko bishakiye. Ino dokima ni ndende ariko nagejeje kubikorera impine. Uvuga ngo ibiribwa bibisi n'ibihiye, inyama z'umweru n'izitukura, amafi n'inyama, imboga n'inyama, imboga n'ibiribwa bibisi, ibinyobwa bishya n'ibishaje. Bika buri bwoko ukwabwo. Niba udafite firigo, ibiribwa byangirika vuba bigure ku munsi bizarirwaho cyangwa se nyine uzabiriraho. Noneho hano bavuze ngo ibiribwa bigomba kandi gutekwa neza. Ubushyuhe bwo guteka bugomba kurenga dogere Celsius 100 mu gihe cyo kubitanga. Ibiribwa bishyushye bigomba kuba biri hejuru ya dogere 60, naho ibiribwa bikonje bigomba kuba biri munsi ya dogere 5. Uvuga ngo ibiribwa byatetswe bigomba kuribwa bitarengeje amasaha 2. Niba bitaribwa muri ayo masaha, abigomba kubikwa mu bikoresho bibika ubushyuhe cyangwa muri firigo. Buri gihe genzura ko ibiribwa bitararenga igihe, bitangiritse, bidafite impumuro idasanzwe, bitarimo uruhumbu cyangwa se bigomba bigaragaza ibimenyetso byo kubora bifite impumuro mbi. Kuvuga ngo hano bakomeje bavuga ngo kubika ibiribwa n'ibinyobwa, ibiribwa bishyushye bigomba kuba biri hejuru ya dogere Celsius 60, naho ibikonje bikaba biri munsi ya dogere Celsius 5. Ibiribwa wenda nk'inyama, amafi, amavuta, yogati, imboga, imbuto, isosi, ibishyimbo bitetse ntibigomba kurenza amasaha 2 hanze ya firigo ku bushyuhe busanzwe. Uvuga ngo isuku y'abatunganya, n'uvuga ngo abatunganya bagomba kwambara imyenda yabugenewe, kwambara apron, ivanga ni imyenda nyine wambara uri gutunganya ibiribwa, kwambara ingofero itwikira umusatsi, kugira intoki zisukuye, gukuramo impeta, isaha, imiringa, inigi n'indi mirimbo yose byabikomo twatuntu wambaye biba byiza dukuyemo mu gihe uri gutunganya amafunguro. Ntibagomba gutunganya ibinyobwa igihe bafite igituntu, indwara z'umwijima, diyawe, kuruka, byarubwo no guhitwa, ibikomere bifunguye cyangwa se ibisebe, izindi ndwara zandura. Bagomba kwisuzumisha nibura buri mezi 6.
Ibikoresho byose bigomba gusukurwa mbere na nyuma yo kubikoresha. Ibinyobwa bigomba kubikwa kure y'abana. Ntibagomba kuvanga ibinyobwa bishya n'ibishasha. Ni ryari ugomba kujya kwa muganga? Niba nyuma yo kurya cyangwa kunywa hagaragaje ibi bimenyetso, ihutire kujya kwa muganga. Harimo kuruka, guhitwa, kubabara mu nda, kunanirwa guhumeka, isereri, kubabara umutwe, gucika intege, gutakaza ubwenge, kugagara, no kwitura hasi ukagagara cyangwa se ukagira pararize, guhindura umuriro, ubu ukaba usanga ufite umuriro mwinshi cyane cyangwa se urakonje cyane, kubira ibyuya byinshi cyane ugatutubikana ku mubiri cyane, guhinduka uruhu, ugasanga uruhu rwabaye umuhondo, guhinduka amaso, ugasanga amaso nyine yabaye ibishira cyangwa yabaye umuhondo, ugategereza ngo bigera aho bigukomerera. Rero hano bagomeje batanga n'izindi bavuga ngo noneho abantu bashaka gusaba uruhushya rwo gutunganya ibinyobwa bya gakondo byo gukoresha mu bukwe, gusaba no gukwa, kwizihiza isabukuru, kwita izina cyangwa indi minsi mikuru igomba kubanza gusaba uruhushya. Icyambere, yegereye komite y'ubuzima mu kumudugudu akamenyesha ubwoko bw'ikinyobwa azategura, impamvu kizakoreshwa, aho kizakoreshwa, itariki kizakoreshwaho, umubare w'abazakinywa. Komite y'ubuzima igizwe n'umukuru w'umudugudu, umujyanama w'ubuzima, ushinzwe umutekano. Bivuga ngo nyuma y'ubusabe komite ikora igenzura rireba ibikoresho bizakoreshwa, amazi azakoreshwa, isuku yaho bizatunganyirizwa, isuku y'ibikoresho, uburyo bwo kwenga, ubuziranenge bw'ibikoresho fatizo, nuko aya mabwiriza yubahirizwa. Iyo ibisabwa byose byuzuye, komite itanga uruhushya. Uru ruhushya rukoreshwa inshuro imwe gusa kandi rugahabwa umuntu warusabye ku kinyobwa cyavuzwe mu busabe. Rero hano bakomeje bashoje bavuga ngo kubahiriza aya mabwiriza si ugukurikiza amategeko gusa, ahubwo ni uburyo bwo kurinda ubuzima bwacu, ubw'imiryango yacu n'ubw'abashyitsi bacu. Ikinyobwa cyangwa ibiribwa bya gakondo bifite isuku kandi byatunganyijwe neza bituma abantu babinywa cyangwa babirya abatekanye, bakirinda indwara ziterwa n'ibiribwa byanduye, ndetse bikabungabunga umuco nyarwanda mu buryo bwubahiriza ubuziranenge. Twese dufite inshingano zo gutunganya no gukoresha ibiribwa n'ibinyobwa bya gakondo mu buryo bwizewe, busukuye kandi bwubahiriza aya mabwiriza. Ndatekereza ahangaho wowe ushobora kuba wafashe telefone ukumva iki kiganiro bakoreye, kabasobanurira amwe mu mabwiriza batanze, ariko ndagira ngo ushimire we twabanye unkandira kuri subscribe, wowe try kugira ngo tujye tubana igihe cyose muri video tugenda tubagezaho, noneho kandi wibuka no gukanda like kugira ngo igere ku bantu benshi. Ubwo rero mu by'ukuri tubonyemo ibintu byinshi muri rino tangazo ryihutirwaga, muri aya mabwiriza yihutirwaga tubonyemo ko ni ukuvuga ngo tubonyemo ko hari ibintu bitagomba gukoreshwa. Twabonyemo nk'ahangaha ko pakimaya, ruvire, amatafari, umucanga, insenda, imibirizi cyangwa se n'ibindi byatsi. Tubonamo urumogi, tubonamo mugo, tubonamo kokayine, heroyine, umubirizi, tubonamo rwiziringa, ndetse n'ibindi bintu byinshi, za petroli abantu bakunda gushyira mu nzoga. Nyine ibyo byo tubona ko bitemewe kubishyiramo. Noneho turongera tunabona yuko zino za sanitizer, zino za alcohol zo mu nganda, metanol, alcohol bogesha mu ntoki cyangwa se zo kwa muganga, nazo ntabwo zemewe gukoreshwa mu biribwa. Harimo ahantu ushobora gusanga mu maresitora rwose, nka resitora wajyaga mu byo babikoreshaga babyamaganye. Ahangaha tubonamo ko ni ibintu byinshi hano biri muri iri tangazo. Tubona inama bagiye banatanga, buri munyarwanda wese nyine agomba kumenya, yaba n'abashaka abatetsi cyangwa se abantu baba bashobora gutanga amafunguro mu bukwe, gusaba no gukwa, aho hose aho bagomba gusaba uruhushya. Tubonamo ibintu byinshi, tubonamo n'inzego zigiye zemewe. Byose rero aho tumaze nyuma yo kubibona, nababwira ngo bye bye. Ariko wenda tunabonamo ko birebana n'abantu benga, ni byinshi, ariko nababwira ngo bye bye, God bless you, Imana ibarinde mwe twabanye
nawe ubutaha.